Reka nongere mbasuhuze kandi mbifurize ibihe byiza mwebwe mukomeje kutwereka ko muri kumwe natwe 5 muri mu bice bitandukanye mu Rwanda no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ndabizi ko muri benshi cyane kandi bamukeneye kumenya ngo ese niki gikomeje kuvugwa mu Rwanda, niziye nkuru zikomeje kuza imbere ku mapaji y'ibitangazamakuru bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Reka turebere hamwe kuki abiyita abana ba General Major Rwigema bavuga ko umugore we yashatse kubica. Nkuko tubikesha ikinyamakuru bwiza.com bagira bati Major General Fred Gisa Rwigema yatabarutse mu Kwakira mu mwaka w'1990 ku rugamba rwo kubohora igihugu. Yabatabarutse asize abana babiri, uwitwa Eric Gisa Rwigema na Teta Gisa Rwigema yabyaranye n'umugore we Janet Rwigema. Mu mwaka wa 2013 nibwo hagaragaye umwana w'umuhungu witwa Alfred Gisa. Icyo gihe yari afite imyaka igera kuri 24 y'amavuko, avuga ko Rwigema ari we se ko yitabye Imana akiri muto cyane. Uyu musore yatangazaga ko umutima we wuzuye intimba ko ari mu Rwanda, ariko yanga gutangaza neza aho aherereye. Yavugaga ko ababajwe cyane n'uburyo abaho mu bwihusho we na nyina. Ubutumwa bwe yacishije ku rubuga nkoranyambaga rwa Facebook yatangazaga ko mukase witwa Janet Rwigema yakomeje kumuhigana na nyina witwa Enise Matsiko. Yagize ati kubera akabaro mama wanjye yakomeje kwihanganira guhigwa na mukadata, ati nduruhinja, ati mama yampinduriye amazina akomeza kumpisha kugeza n'uyu munsi wa none. Uyu musore yatangazaga ko yavutse ku itariki ya 16 Mata mwaka wa 1990 ubwo urugamba rwo kubohora igihugu cy'u Rwanda rwatangiraga. Iki gihe nibwo Fred Rwigema yateguraga urugamba rwo kubohoza igihugu. Bisobanuye ko yitabye Imana uyu mwana afite amezi agera kuri 5. Nyina yamuhinduriye izina amwita Alfred Rwigema Bada ngo abitewe n'uku guhigwa n'uwo yise mukase. Yakomeje agira ati impamvu y'ubu butumwa bwanjye ni ukwereka isi ko ndambiwe guhora mpishe uwo ndiwe, ati ko ngomba rero kujya ahagaragara mbashe kwiyunga n'ahashize. Ati ndashaka no kumenya bariya bampiga njye na mama wanjye nkunda, kuko bene icyo gihe ati cyararangiye, ati bagomba kwemera ko mpari, ati sinzongera kubaho nihishe ukundi. Uyu musore yakomeje avuga ko uko ibihe bizagenda biza ariko azakomeza gutangaza ibye ndetse na benshi bakamenya uwo ari we neza. Ibyo ngo bikazanamufasha kuva mu ihahamuka avuga ko yabayemo igihe kitari gitoya. Nyuma y'amakuru ya Alfred Gisa, ikinyamakuru Gasabo nimero 179 gitangaza undi musore witwa Mutabazi Gisa, nawe uvuga ko ari uwabyawe na Major General Gisa Rwigema. Uyu musore nawe akaba atunga agatoki uwo yise mukase Janet Rwigema kumuhiga ngo amwice. Iki akaba agihurizaho na Alfred Gisa Rwigema. Mu gihe aba bana bakomeje kwibazwaho byinshi cyane, hibazwa niba ari aba Major General Fred Gisa Rwigema, abandi bibaza icyo uwo bita mukase yaba arashakiye kubicira, niba ibyo batangaje ari ukuri. Umwe mu bayobozi ba Biro Politiki ya FPR Inkotanyi wanabanye na Rwigema yatangaje ko bigaragaye ko ari abanyakwigendera barerwa. Aho yagize ati imfura iyo upfuye irakurerera. Niba koko aba basore ari abana ba Major General Fred Gisa Rwigema, ntabwo bari bakwiye gukoresha itangazamakuru mu gusenya umugore we twese tuzi. Uyu muyobozi utaratangajwe amazina nawe yakomeje yibaza niba aba bana barigeze begera umuryango mugari wenda ngo ube wabateye utwatsi. Gusa uyu muyobozi akavuga ko bigaragaye ko ari abanyakwigendera FPR yabafasha. Yagize ati niba aba basore badafite ikindi kibasunika twebwe nk'umuryango wabanye neza na se kandi tumuziho ubutwari, ati turumva twabafasha kurushaho kwiteza imbere, ati biciye mu kubarihirira amashuri bakabona ubumenyi buhanitse, ati bityo bakazagirira igihugu cyabo akamaro ndetse bakazanatera ikirenge mu cyase. Ubwo Janet Rwigema yaganiraga n'ikinyamakuru Igihe.com cyandikira ku butaka bw'u Rwanda, abazwa ku byari byatangajwe n'uyu mwana w'umusore Alfred Gisa Rwigema wabanje gutangaza ko ari uwanyakwigendera. Uyu mugore yatangaje ko nawe yabibonye mu binyamakuru, aho yagize ati mu by'ukuri nta nubwo nzi uyu muhungu, sinzi n'uwo mugore avuga ko ari nyina, ashobora kuza hakagenzurwa koko niba ari umuhungu wa nyakwigendera Fred Gisa Rwigema.
Major General Fred Gisa Rwigema yavutse ku itariki ya 10 Mata umwaka wa 1957 yitaba Imana ku itariki ya 2 ukwakira umwaka wa 1990. Yashakanye na Janet Urgeni ku itariki ya 20 Kamena umwaka wa 1987. Aza kwitaba Imana bamaze kubyarana abana bagera kuri 2. Amazina yabo yatangajwe haruguru nkuko twakomeje kugenda tubigarukaho. Abana rero yari yabyaranye na General Fred Gisa Rwigema na bitwa Eric Gisa Rwigema na Teta Gisa Rwigema. Nibo bana bazwi mu by'ukuri Fred Gisa Rwigema yasize abyaranye na Janet Rwigema uzwi nk'umugore wa Fred Gisa Rwigema wabaye intwari y'igihugu cy'u Rwanda. Ngibyo rero nibikomeza kugenda bivugwa byibazwa ese koko baba ari abana ba Major General Fred Gisa Rwigema nyakwigendera intwari y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tubitega amaso tubitegereze, hari igihe mu by'ukuri mu buryo budatinze ukuri kuzamenyekana niba ari abana ba Major General Fred Gisa Rwigema. Reka tuve kuri inkuru dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye. Ingabo za FARDC zimaze imyaka zirwana n'inyeshyamba ziracyatozwa kurirwaniramo no kuvuga mu ishyamba. Abasirikare 688 ba FARDC mu mpera z'icyumweru gishize basoje imyitozo ya gisirikare yo kurwanira mu ishyamba yatanzwe mu rwego rw'ubufatanye bwa gisirikare hagati ya Kongo n'umuryango w'abibumbye. Abasirikare batojwe mu gihe cy'ibyumweru bigera ku 2 ahitwa Rwampara, agace gaherereye hafi y'umujyi wa Bunia. Usibye amasomo yo kurwanira mu mashyamba, banahuguwe ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Komanda w'ingabo za MONUSCO ku rwego rw'igihugu yasobanuye ko yizeye ko abahawe imyitozo bagiye kurushaho kugaragaza imbaraga mu bitero ku mitwe y'inyeshyamba ikomeje guhungabanya umutekano mu bice bitandukanye by'intara ya Ituri. Imyitozo yasojwe guha abayitabiriye no kuvuga brevets ibyemeza ko bayikurikiranye imbere y'abayobozi ba gisivili n'abagisirikare nk'uko inkuru dukesha politico.cd ikomeza kugenda ibivuga. Intara ya Ituri imaze imyaka igera kuri 5 yugarijwe n'ibikorwa bihungabanya umutekano bya hato na hato birangwa n'ibyaha byibasira inyokomuntu n'ubwicanyi bukorerwa abasivili. Igisirikare cya FARDC kiri guhabwa imyitozo yo kurwanira mu ishyamba mu gihe kimaze imyaka isaga 20 gihangana n'imitwe yitwaje intwaro itandukanye yiganje mu mashyamba yo murasirazuba bw'iki gihugu cya Kongo. Kikaba cyakagombye rero kuba gifite ubunararibonye mu kurwanira mu ishyamba kurusha izindi ngabo zose zo muri Afurika. Muri Uganda naho gahunda ya guma mu rugo imeriye nabi cyane cyane impunzi zituye mu murwa mukuru Kampala ntabwo zihabwa imfashanyo nk'iziri mu nkambi. I Kampala hari impunzi zigera ku 60 kuri miliyoni 1,500 bari mu gihugu hose. Kampala, Ignatius Bahizi. Ibi ni ibihe bikomeye muri Uganda ku bantu bose kubera gahunda ya guma mu rugo yo kumara iminsi 42 mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Imirimo myinshi y'abantu yarahagaraye, haba y'ubucuruzi hamwe n'indi mirimo ihemba ku kwezi. Ariko binakomeye kurushaho ku mpunzi zisanzwe zitagira akazi zitunzwe nuko zikorera abanyagihugu mu bikorwa byabo bitandukanye ubu byahagaraye. Umwe mu bayobozi b'impunzi z'abarundi zituye mu mujyi wa Kampala utashatse ko izina rye rimenyekana kubera impamvu z'umutekano yatubwiye uko byifashe mu mpunzi ayobora. Ukuri impunzi ngaha Kampala mbere no muri Uganda yose zimerewe nabi. Cyane cyane ha Kampala mherereye impunzi zose ziguma mu nzu. N'abahora biyungunganya bakaronka ingene bashobora kubaho ubu ntibarenga impangu zabo cyangwa inzu zabo baguma buganiwe mu nzu. Baronka icyo bafungura. Ubu rero abantu benshi bakaba bariko baravuga bati cyane cyane nk'impunzi ati uwo tumubona uri kuricwa na corona mugabo basi wowe upfuye ukaba upfuye wari kuraronderera abandi abo bandi batarafatwa na corona basi bakaba bafite icyo bafungura. Kuri uyu muyobozi w'impunzi ati bisa nkaho nta muntu wita ku mpunzi zituye mu mujyi wa Kampala na cyane cyane muri ibi bihe byaguma mu rugo ngakaba zimwe zimaze kwiheba dore ko n'izirwaye indwara zisanzwe zidafite aho zanyura kugira ngo zije kwivuza. No gushira kwa muganga birabagora. Ubu rero ntituzi wo tweza amaso, nta numwe ashobora no kuvuga ati impunzi reka ndazirabe gutya reka ndazihe icyo zijya. Dupfiriye mu nzu naho corona itotwica inzara yoyo ntidusiga. Nibutse ko iki kibazo cy'imibereho mibi yatewe n'icyorezo cya COVID-19 kitari ku mpunzi zonyine ahubwo ko ariko bimeze no mu banyagihugu.
nyamara ariko ku banyagihugu batishoboye leta yashyizeho gahunda yo kubaha $30 kuri buri rugo kugira ngo babe bagura ibiribwa. Ubushakashatsi buherutse gukorwa